Aburahamu yumvise ko mwene wabo yafashwe mbiri batabarana n'umutwe. Aburahamu yumvise ko mwene wabo yafashwe atabarana n'umutwe gusa. Murakoze cyane. Asema moya mashimwe this nigga kichori kwibona Hozizwi ryawe hozizwi ryawe wimoroga hozizwi nabonye se uyu mu DJ nyine w'inzobe w'umukobwa Ebriyani yabatijwe. Iyo bamushuriza amazi akunze kugaragara icyo bufasha. Turashima abantu mu Rwanda gender balance baze gufata indikeri uri mu gusanga abakobwa bakora ibintu binini kandi ibintu tukishima pe. Ndashimira ariya kuru ndagufana. Nsomere n'ijambo ikibazo cyavuze soma kuri 14 tujane bukebuke niyo haguruka bagakora ntacyo bitwaye. Haguruka nta kibazo kurasubira. Reka nsabe n'ubu bicaranye haguruka nawe haguruka reka nsabe n'inshuti Imana haguruka pa nta kibazo haguruka upepera abantu. Umukobwa ahagaze ku ntebe wowe wimagine kuri Yesu uyariza akayirabo gasoma kuri 14 icyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasamira nushaka kurekera azobyara umwana w'umuhungu w'igitenge. Dore umwari azasama turi muri sama komedi urumva no gusama ariya ko hari igiti Imana yabwiye gucinjira muno wasengeye umugabo uja za Kanyarira za Kinyamakara ngo ushaka umugabo uri muri showbiz. Imana n'umukozi w'umuhanga yumva abantu bayisenga iguha umugabo muri showbiz izamura icubaro n'icimana iguha yaka nigeze kubona ketchup yagiye ones and twos. nari mfite kumubaza akabazo kurusha ibibazo ngo yabyaye abana batatu sibyo b'impamvu cyane nari mfite amatsiko yarababyaye koko cyangwa yarabadangiye batatu bose icyarimwe nanone. Abahungu bari hano mukoma amashyi. Mbonye ndakumya amashyi nimba nawe yaragiye mu bandi. Abahungu ibintu byose ku isi biryoha bitangizwa na i. Inyama, ibitoki,
inzoga wa kabari, amafiriti, icyo waba utekereza mu bandi we mukiye. Abahungu ibyo bintu barabizi. Amenyo, Amaboko, amenyo, amaso, amazuru, amaguru, akanwa, amatako. turatekereza iki? Bandiga. Ikintu waba utekereza ndabizi gifatikanyije n'izo nzoga kugira ngo utekereze. Hano nabonye umugabo umwe wacu singutunga urutoki ariko nakubonye, reka mbivuge nta kundi komera cyane dore guca namubonye. Uriya mugabo akunda gukabya inzozi, yigaze kurota yaguze imodoka, bukeye bamufungiramo gift arayibona, yongera kurota yaguze inzu barayimuha, nyine aza akabya inzozi tu. Ariko ejo bundi yarose yabyaye, umuntu w'umugabo arota yabyaye, noneho aho yakabije inzozi kuko yaza akora nyine akumva hari ikintu nyine yakabije inzozi kuko yabyutse asanga yibereye. Akandi gace yigeze gukora ndakuvuga bihangana, akandi gace yigeze gukora niwe munyamurenge wa mbere n'umusi wakoze indaya. Umutangaje ariko nawe ashiramo akantu k'ubupfura ku buri indaya atakibazo, yagiye kubigura ahantu kure nyine kugira aho batamubona, niba ari mu muringoti umugina umugina, yagiye kugura indaya mu migina, arataha abinyamirambo, aravuga ngo banica bagira amanyana, kuko mu gitondo yorara asakuza ngo umwishure menshi kurushaho, reka mwishure nijoro, arara mwishure. Bashitse mu rugo bitewe n'urugendo yakoze rurerure, afatwa n'udutotsi aravuga ngo ndaza kubikora mu kanya, arasinzira kugeza mu gitondo. Wa mukobwa bararanye abona umugabo nyine yasinziriye burinze buca, arigendera. Azutse mu gitondo akoze abona umuntu, aho namugayenga nawe asohoka bitangaza ntabwo twari tubivuga gusa indaya je kumva umuntu wese wonyine indaya bita Chantal ngo ejo nayishuye nihangane tubakoresha nk'akadomo, tukomeza tubakoresha indaya n'ibibazo. Nabonye umunyabwenge yambaye ishoje ntabwo ashaka kurasekera cyane nzamuriza mu buzima. Abanyarwanda ni abahanga Kanda niba amafaranga niba amafaranga wakwivoma cyangwa akora bayafisha wuzuriye kuri aba imbwa zihunguye ivumbi zicara ku meza. Murakoze cyane. Murakoze cyane mushumba.